natashye mvuye mu kazi hari mu masaha ya nimugoroba. Ngeze mu rugo gutya nkinjira nsanga umukobwa wanjye aragaramye. Umugabo wanjye nawe yaseseye mu mata gutya arimo aramurongora. Nifatiye umukobwa wanjye gutya w'imfura arongorana n'umugabo wanjye. Nabaye nk'umurwayi, mera nk'umusazi, numva muri njyewe ndenda gupfa pe kubera ibyo nari mbonye. Nari ntashye mvuye mu kazi hari mu masaha ya 8, ariko ubwo ubusanzwe nkaba mva mu kazi byibuze 9 za nijoro. No kuvuga natashye mbatunguye, ntabwo bari bazi yuko ndi butahe, ariko ubwo impamvu natashye ayo masaha numvaga ntameze neza, numvaga ndwaye, umutwe uri murandye. Ariko ubwo mbere yuko mbafata nsubiye inyuma ho gatoya, umugabo wanjye akaba yari amaze iminsi yanga yuko dutera akabariro. Umugabo wanjye yari amaze iminsi yanga ko dutera akabariro. Namwegera namukoraho, umugabo atereka reka. Urumva? Namubwira ntese ko ngukumbuye sheri, wahise tukagira icyo dukora. Umugabo ati ndananiwe, nagize akazi kenshi. Urumva muri make umugabo wanjye yangaga yuko tubikora, ataruka atabikumbuye cyangwa atabikunda, ahubwo yabaga yabikoze n'umukobwa wanjye. Noneho nataha nkasanga byarangiye, nta kindi asigaje uretse kwiryamira. Buri gihe nari maze igihe kinini musaba akanyima, nkakora ibishoboka byose, reka da, umugabo akanga. Kumbe umugabo aba yirongoreye umwana wanjye. Nuko rero umunsi umwe ndi mu kazi, ubwo nari maze nk'ukwezi n'igice cy'abiri nta kintu umugabo rwose amarira, kandi nabwo nubwo twabiherukaga byari ibintu nyine bimeze gute se, ni bya bindi byo kuvuga uti reka ngere vuba ndangize nta bindi byishimo. Nuko rero ejo bundi ndi mu kazi umutwe urandya, ndwara umutwe udasanzwe, nywa amazi umutwe wanga gukira, nywa kanini k'umutwe umutwe wanga gukira. Ndangije ndataha, ndavuga nti rero ntabwo nakomeza kureba muri mudasobwa n'uyu mutwe umeze gutya. Nibwo nasabye agahushya manager, arambwira ati taha. Nakije imodoka ndataha. Nuko ndagenda, ngeze mu rugo nasanze muri salo harimo umuziki pe, umuziki koko. Kuko umukobwa wanjye rero n'ubusanzwe yari mu rugo akunda gucuranga, numvaga nyine ari bisanzwe. Ubwo naraje ndafungura, gate yacu ifungurwa na telekomande, nugukanda kuri telekomande igafungurwa, nta muzamu ntaki. Ndinjira mparika aho ngaho. Ndangije nibwo nagiye ngana mu nzu. Ubwo nagiye ngira ngo mpite nanazimya ibyo biradiyo kuko numvaga umutwe umereye nabi. Nkihinguka muri salo gutya, aho muri salo mu ntebe hari isutiye y'umweru y'umukobwa wanjye n'ikariso ya string, buno bukariso bw'ubugozi abakobwa bajya bambara bumeze nk'ubushumi. Iri aho muri salo, yo yari iri ku meza, isutiye iri mu ntebe. Ku meza ubwo hateretse iki? Ibirahure by'inzoga, banyweye wayini, nabona ko banyweye pe. Ako kanya ngiri kwitegereza ibyo ndi kureba aho ku meza, nawe urabyumva nk'umubyeyi usanze imyenda nk'iyo muri salo, ubona hari akavuyo, hari inzoga, nta kindi uhita utekereza. Uhita uvuga uti umwana wanjye byanga byakunda yazanye abasore barimo baramurongorera mu nzu. Uwo mwanya nkiraho nyiri kubyibazaho, nagiye kumva numva ijwi ry'umukobwa utaka. Numva umukobwa ni, ndavuga nti turashize. Rituruka hehe? mu gikoni. Nibwo nagiye nahise nkuramo inkweto kuko nari nambaye inkweto ndende, ntereka isakoshi aho, nza gutya buhoro buhoro ndeba umukobwa wanjye ari kumwe nande. Ubwo naraje ngana mu cyumba mu gikoni, nsanga urabona
igikoni cyacu ukuntu kimeze ni kino nyine umuntu ateka ahagaze. Naje ngana mu gikoni nsanga umukobwa wanjye yicaye gutya sunahasobanura gute, ku mashyiga, reka mvuge gutyo. Umugabo ahagaze amureba, umugabo wanjye. Narabarebye, umutima urasimbuka, naranikanze ninda no kwikubita hasi, numva isereri iramfashe, nuko hari harimo umuziki mwinshi batigeze babyitaho. Nabaye nk'umusazi. Ubwo muri ako kanya nagiye kubona mbona umugabo aramubwiye ngo hindukira urebe inyuma, ngo umukobwa wanjye ahindukire arebe inyuma bahindure positeri. Umukobwa aba aramanutse arahindukiye, noneho azamuye akaguru agashyize kuri ya mashyiga, bari kubikora bahagaze, noneho bose banteye umugongo. Narabarebye, agahinda karanyuzura, umubiri wose numva ndatokombeye, ndatitiye, ubwoba buranyica. Ndareba ntekereza muri uwo mwanya ikintu nakora. Umutima umwe urambwira ati fata iriya kire tugende ubakubite mu mutwe. Undi mutima ukambwira ati basukeho esanse ubatwike. Undi mutima ukambwira ati tuza bihorere barangize ibyo bakora, nugira n'icyo ukora ugikora utuje. Ni ukuvuga njyewe nabuze amahitamo. Ubwo umukobwa wanjye induru isuku yiha umunwa ati yego sheri, aturi kubinkorera neza. Ndumirwa. Ni wo mwana wanjye w'umukobwa w'imyaka 20, 19, 20, urimo urogeza umugabo wanjye amubwira ati komeza urimo urandongora neza. Ndumirwa. Kandi uburyo numvaga babiganiraho, wabonaga bari shapu bose nk'abantu basanzwe bamenyeranye, nk'aho ari ibintu bisanzwe biba pe. Nabuze ikintu nkora. Umukobwa baramurongora arataka koko. Yesu we, nkumva arimo arahamagara umugabo wanjye ngo sheri, ngo yego be. Navuga nti ibi ntabwo byumvikana. Umujinya waranyishe. Ubwo muri ako kanya numva umukobwa wanjye ati ndarushye. Nyumva avuga ngo ndarushye, nahise nsubira inyuma nirukanka, kuko nahise numva ko yarambwiye ngo tujye ku buriri turyame tubikore turyamye. Ndananiwe. Nagiye nirukanka njya mu cyumba. Ngeze mu cyumba kwiyumanganya biranga, ndaturika ndarira, negereza ko abantu bagaruka muri salo ndaheba. Ndavuga nti ese bakomeje. Nahise nongera ndabyuka mfata telefone, ndavuga nti ngiye kubafata ifoto cyangwa akavideo. Nagiye ngaruka mu gikoni, numva noneho bimutse bagiye mu cyumba, ariko n'ubundi icyumba kirarangaye kuko bazi yuko nta muntu uhari. Sasa aho ngaho niho hari filime yose. Naragiye gutya, ndungurutse mbona ntibambona pe. Umukobwa bari kumunyaza amazi arimo arataruka, nanjye nzana telefone yanjye mpagarara ku muryango. Nafashe akavideo k'iminota 2, ndangije ndagenda. Ngeze mu cyumba ndarira, mbura icyo nkora, nahise nanasinzira. Ubwo nimba rwa n'umutwe wandyaga, nahise nsinzira. Nongeye kwicura nijoro kuko natashye saa 8, nongeye kwicura nka saa 11 hafi n'ebyiri bwagorobye. Ariko ubwo mu gukanguka nigira nkaho nta kintu narinzi. Ndinjira ndakunda kanguka, nza mbasuhuza, noneho kugira ngo batankeka kuko nabibonaga ko bafite ubwoba, numvaga ntashaka ko bahita bamenya ko nabavumbuye. Ninjira ntunganya umukobwa wanjye nti ibiradiyo byawe byansakuriye, ariko nanze kubizimya ngo ntakubangamira, naketse ko wayicanye ahari ukeneye kumva indirimbo. Umwana atese mama kuki utaje kunsuhuza? Ndamubwira nti nari meze nabi, mutwaryaga, nahise njya kuryama. Mu by'ukuri nakitinga nkaho nta cyabaye, nabo ntibamenya ko hari icyabaye. Nimugoroba reka tuzajye kuryama. Tugeze mu buriri, njye kubona mbona umugabo wanjye atangiye kunkorakora ibintu bitari biherutse, bitari bisanzwe. Navuga nti uyu mugabo afite ubwoba ko namuvumbuye. Atangira kunkorakora, ariko ubwo umutima wanjye gushyukwa ntabwo byari bukunde kubera igikomere
nari mfite cy'ibyo nabonye ku manywa, nubwo nari mbikumbuye ntabwo byari bukunde. Nibukaga ukuntu iyo nkoresho injyamo ijya no mu maguru y'umukobwa wanjye nkumva ntibibaho. Umugabo namubeshye ko numva nkirwaye, ndamwihorera. Nkomeza kwakitinga nkaho nta cyabaye. Reka hazashira iminsi 2 nicure hagati mu ijoro muri umugabo, nanone mbyuke nsanga umugabo ari mu cyumba cy'umukobwa wanjye arimo aramurongora. Noneho nibwo nahise mvuga nti ibi bintu birakabije, ntago naguma kubyihanganira. Mu by'ukuri njye gushakana n'uyu mugabo, abantu bari barabimbwiye. Hari abadamu b'inshuti zanjye banganirizaga bakambwira bati se kubona ugiye gushaka umugabo kandi umugabo wawe akiri mutoya, uyu mukobwa wawe wakihanganye ugashaka ahantu umushyira muri famiye, wenda akajya aza kugusura ariko ntimubane. Barambwira batubona umukobwa wawe ari gukura aba mwiza cyane, ikindi ateye neza, afite uburanga burangaza igitsina gabo. None uyu mukobwa mwiza gutya ugiye kumutwara mu rugo ku mugabo mushyashya mugiye kubana, wabyetse. Ariko bitewe n'ukuntu umukobwa wanjye nzi twaruhanye, umukobwa wanjye mukunda, nkavuga nti hoya, ntabwo umwana wanjye yanjya kure, ndamwizeye ntabwo yabikora. Yewe nanze no kwirwa mugira n'inama, numvaga icyo kintu nyine kitabaho ko umwana wanjye yansha inyuma. Nuko umugabo tuza gusezerana, mu rugo baranshyigikira, barambwira ati wari ukiri mutoya, wapfakaye ukiri muto, gushaka undi mugabo ntacyo bidutwaye. Umugabo turabana, umugabo tubana rwose akunda ibintu bisanzwe nyine biri normal. Umugabo wanjye igihe kinini twamaraga tudateye akabariro ni iminsi wenda 3 yonyine cyangwa 4, bikabije yabaga ari 4. Umugabo yarandongoraga nkamuha neza na akampa neza, mbese twari tubanye neza. Hanyuma twiha intego yuko tutazahita tubyara, twaba turetse, kuko yabanjye mfite umwana w'umukobwa nawe afite umwana w'umuhungu mukuru. Turibanira gutyo nk'umugabo n'umugore, ndongera ndanezerwa, mbaho neza. Umugabo turabana umwaka wa mbere, ubwo niko ari kutwitaho, ari kurihira umwana wanjye ishuri. Umwaka wa 2 wikubisemo, mu mwaka wa 2 nibwo bino bintu ejo bundi mbibonye, kuko ubu tumaranye imyaka 2 n'igice. Ariko ubwo tumaranye imyaka 2 nibwo umugabo yatangiye guhinduka. Wa mugabo utamaraga iminsi 4 atandongoye atangira kumara icyumweru, atangira kumara ibyumweru 2, bitangira kuba 3, kugeza nyine igihe naje kubifatira abasambana, mpita mbona yuko buri gihe bahora babikora. Icyo gihe rero ejo bundi nimugoroba naragiye ninjiye mu cyumba, ari saa 9 za nijoro, nahise ninjira mu cyumba ncana itara. Umwana wanjye ako kanya akubitwa n'inkuba, abahise yambaye vuba vuba agiye kwisha munsi y'igitanda. Umugabo arandeba abura icyo avuga. Buriya hari ibintu utabona no gusobanura. Umugabo yarandebye gusa nabinjiranye mu cyumba, arahaguruka arandeba, arangije arakomeza ajya mu cyumba. Umwana wanjye n'amarira menshi ajya munsi y'igitanda. Ndamubwira nti, nagiye kuvuga izina ry'umwana wanjye, ndamubwira nti sohoka tuvugane. Ati mama ntago nkubita. Mama navuga nti sohoka tuvugane nk'umunota umwe gusa. Umwana wanjye yarasohotse. Ndamubwira nti mwana wanjye, ntago ari inshuro ya mbere ngufasha uryamanye n'umugabo wanjye, ahubwo nuko numvaga bikabije, nagiye mbafata inshuro nyinshi. Ndagira ngo wowe unyibwirize ukuri rero, mumaze kuryamana inshuro zingahe? Ntacyo uhisha, narabifatiye, hano mfite na video, mbwiza ukuri. Umwana wanjye ati mama ni inshuro nyinshi, ntabwo nzi ni ya kangahe, ashobora kuba ari nk'inshuro ya 20. Namaze nti si umuryamanye aguha amafaranga? Umwana wanjye ati yego mama, ampa amafaranga, ariko nyirizina icyatumye ndyamana nawe yari yambwiye yuko agiye guhagarika kunyishyurira ishuri,
kandi ngo bikazarangira nyirukanye mu rugo rwe, ngo kuko ngo nagakunda abantu bamusuzugura. Ati rero mama, urabizi nkunda kwiga, ntabwo nari butume arekeraho kunyishyurira ishuri kandi nenda kurangiza segonderi ngira ngo nikorere icya leta. Ati nibwo nemeye kumuha, birangira bigize akamenyero, tubigira ibanga, ariko ndavuga nti nkibona akazi ngomba kuzahita nshaka ukuntu mva muri runo rugo kuko nanjye numvaga bimbangamiye. Ati kandi yambujije kubikubwira. Mw'abantu nakubiswe n'inkuba. Ndavuga nti ariko mwana wanjye wari bumbwire, kubera yuko iyi myaka 2 maze mbana n'uyu mugabo nsigaye mfite akazi. Yego si twabasha kubaho neza nk'uko tubaye, ariko twakibeshaho. Muri uwo mwanya nabwiye umwana wanjye nti ngiye gushyira kamera iyi nzu yose, niwongera kubikora nanjye nzakwirukana njyewe ubwanjye. Nagiye mu cyumba nsanga umugabo yaryamye, akibona ninjiye arambwira ngo nimubabarire. Ndamubwira nti se gute wakora ibintu nk'ibi? Arambwira ngo nimubabarire. Ndangije ndamubwira nti namenye icyatumye uryamana n'umukobwa wanjye. Umugabo ati oya, nukuri umbabarire, ryari irari, ariko mu by'ukuri ntabwo mukunda, uwo nkunda ni wowe, nakwinginze wigenda. Umugabo aranyinginga ngo nimubabarire, ngo urebye ahanini ngo ni umukobwa wanjye ngo wabiteye. Ndavuga nti se umukobwa wanjye yabiteye ate? Ati nabaga nicaye nka hano muri salo, najye kubona nkabona aje gukoropa yambaye akantu kagufiya kanyereka ubwambure bwe, urabizi abagabo ukuntu duteye, namureba nkumva ndamwifuje, biza kurangira turyamanye. None mw'abantu mwe ndagira ngo mungire inama. Umugabo naje kubansabye imbabazi bose birangira mbabariye, ariko mpitamo ko umwana agomba kuva mu rugo, aba muri famiye. Byanga byakunda niba nahura n'umugabo bahura mu ibanga kandi ahantu kure ntamenye. Ariko ikindi kibazo nshaka ko mungiraho inama, kuva ino skando yabaho ntago ndongera kugirira umugabo wanjye irari. Mbese ubu tuvuga nashize amezi 3 ibyo bibaye, ariko inshuro zose ngerageje kumuha mba mbishye, mba numye, nabuze ubushake habe namba, kandi atari uko ndwaye, byarananiye kwakira ibintu byambayeho. None umugabo dusigaye duhora dutongana, ambwira ngo simukunda, ngo mbere ko namuhaga neza, ngo nkamunyarira, ngo byagenze gute. Mu by'ukuri nanjye byanshanze. None nemere mpitemo ntandukane n'uyu mugabo mbigenze nte? Ko nanjye rwose kuguma kuryamana nawe ntamushaka, ntamwiyumvamo, nanjye bingoye, mbigenze nte? Ese hari strategy runaka umuntu yakoresha kugira yongere yiyumvemo umuntu yanze? Nimba hari iyo nakoresha mumbabarire, mungire inama, muyimbwire nyihereho, ndebe ko uyu mugabo basi napfa kongera kumwiyumvamo.